ivangamutungo rusange. ivangamutungo umuntu mubanze mwumve mpamagaye umugore w'ivangamutungo rusange. uyu we impamvu yahise abisubiza gutyo. ubu rero ibi bintu by'aba bantu byaducana. umwe arakubwira ati muhaha, undi ati rusange, kandi ntibibaho. mugende muhaguruke pe, mushaka ahantu mujye, mugende mujye kubyumvikana, sibyo? Ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Kicukiro ni mu murenge wa Kigarama. Nkuko bisanzwe iyo umugabo n'umugore bateretana bageze igihe bemezanya yuko bazabana ndetse bakajya kubyemereza mu murenge. Aha ho suku byaje kugenda, byaje kuba kaduruvayo ubwo umugabo n'umugore bari bageze mu cyumba bagombaga kurahiriramo, bahamagaye umugabo ngo barahirire nimba bemeye kuvanga umutungo. Umugore yitaba mbere, gusa uyu mugabo we yashakaga yuko bavanga ivangamutungo muhahano, umugore akemeza yuko bagomba kuvanga byose. Mugiye guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo. Ibyo byose nuko umaze kutwigisha atwigishije neza akayatwibutsa, ariko ibyo ari byo byose ari byo mwamaze kumvikana, uburyo buri muntu wese ashobora kuba yaje hano ukamubaza ngo ese wahisemo ubuhe buryo ivangamutungo umuntu mubanze mwumve mpamagaye umugore w'ivangamutungo rusange. uyu we impamvu yahise abisubiza gutyo. njyewe dusezeranye ariko ufite abandi bana nari mfite mbere, ubwo niyo mpamvu tugomba guhera he kuri muhahano, ubwo ibya mbere bikazajya reka twumvikane. ivangamutungo muhahano ni ibintu mwandikanye, kuko umukobwa mpamagaye Jean Dobi ahita bamusubiza, sibyo? niwe usubiza, ahise amusubiriza. wari utusobanuriye ngo iki Jean Dobi? impamvu tugomba gusezerana ivangamutungo muhahano. Ako mwabiganiriyeho yari yabyibagiwe neza. yari yabyibagiwe, yumvise ivangamutungo rusange ntiyabyumva neza icyo bigenda bisobanura. batanzibise neza ko icyo gusubirira. Reka twikomereze twebwe ibyacu. Ngendahimana Jean Dobi, perezida wahisemo ubuhe buryo? ivangamutungo umuntu ivangamutungo muhahano. Mutegire Delphine. Yego iki? Ivangamutungo muhahano. Muhahano wavuze ko ari iki Delphine? Ntigira kuko turashaka kugira ngo tubwire. Kuko waje gusezerana kugira namusanganye abana. Twakubajije ivangamutungo muhahano. Delphine, ubundi ubu buryo bwose ntacyo gutwara, sibyo? Ntacyo gutwaye ubwo wahitamo bwose, ntacyo bwawe. Iyo waba waramusanganye abana, waba utarabamusanganye, waba bimeze gute, ibyo nta kibazo kibazo. Gusa mupfa kuba mwabyumvikanye icyo mwahitamo icyo ari cyo cyose. Kuko ubu ngubu tugiye kubaza uyu mugabo tumubaze imitungo yose afite, sibyo? Arayitwandikira. Nimubihitamo mwese ubwo ntushobora guhitamo ibyawe ngo mudahitemo iryo gutuza, sibyo? Ntabwo ushobora guhitamo ibyawe ngo n'undi ahitemo iryo muraza kubivuga. Ariko ibiza gukurikira muraza uretse Delphine muraza kumubwira, araza kutwandikira atwereka imitungo yose guhera kwa mbere kugira ngo tuzamenye aho muzahera. Kuko ivangamutungo muhahano riravuga ngo mutangira kugira gute guhuza icyo gihe, guhuza umutungo igihe mwashingira. Ni ukuvuga ngo ubu muratangira guhurira kuri ibi ngibi mwagize gute muhuriyeho aya masaha mwashingira. Naho ibya mbere urumva ko ibyo ngibyo udashobora kugira gute kubikora,
kandi ntabwo biri gukunda ngo wahitemo ivangamutungo kandi nta n'ikibazo kirimo pe. Iryo wahitamo ryose, iryo wahitamo ryose upfa kuba mwabyumvikana. Ubwo tugeze kuri Delphine. Delphine tubwire. mukubwiye ko mwahera ku byo wenda se twashakanye. Twagusobanurira uburyo butatu. Twakubwiye ngo ivangamutungo ubanza ubyumve neza ikiri inyuma ubundi. Twakubwiye ngo mu buryo butatu. Sibyo? Hari ivangamutungo rusange. Ni ukuvuga ngo ibyo ufite byose murabizana mukabikuza. Hatibagiwe muri mwe. Hakaba ivangamutungo muhanda. Ivangamutungo muhanda ni ukuvuga ngo mutangira kugira gute gushyira hamwe igihe mwashyingira. Ibya mbere mutarashyingirana ntabwo biba. Hakaba ivanguramutungo riseshe. Ivanguramutungo riseshe ni ukuvuga buri muntu wese arimenya. Rero ubwo twari tugezeho yego yenda abangaba nabaherekeje nagira ngo ese n'umwunganira n'ugura mu gatari n'umugore we ariko bamaze igihe babana bari n'ubwo batagize ngo baganira tunamwunganira tukubabivuganyeho iyo waza ko abiri ko tunamwunganira kuko n'abandi bashobora kuba baracanye ko barangije imyaka babyaranye gatatu nabo bari bataragasezerana. Nibyo bindi banze ngo bitekerezo babyumvikaneho neza biganire. mbese ubu turajya kuba umwanya basohoke banze bajye kwitekerezaho kuko niyo bwaba bitekerezo biri mu byo bitegeye ko bigende neza ko nta mwanya ari kuganira neza n'uko nabona. reka twigire ku wundi ngo mwe mubitekerezaho. Ivangamutungo rusange. Byukusenge Vestine twagarutse kwa Delphine na Hano mwahisemo umuyobozi. Ivangamutungo rusange. Ubu rero ibi bintu by'aba bantu byaducana. Umwe arakubwira ati muhaha undi ati rusange kandi ntibibaho. Bagomba kuba bagize gute babyumvikana. Ikibazo murakomeza muduhe ibitekerezo yego kandi mu gushyingirwana ibitekerezo bihari nta nama ihari. nyuma y'uko aba bombi bananiwe kumvikana abo mu muryango basabye ijambo hagati mu murenge. Hari ibintu bashakanye muri icyo gihe cyo kubana. Muri iyo minsi bamaze iminsi babana. Ubwo ryo bananiwe kumvikana. Ye numva umugabo yagombye kuvuga ati ibyo yansanganye Ngaho komeza. ye byasanganye n'abana ni ibi ngibi. N'umukobwa n'umudamu akavuga ati ibyo nagusanganye ibyo twashakanye mwageze n'ibi. Bakumvikana icyo gihe bagahuza rero murakoze. Nyuma aba bose ubwo abo mu muryango basabaga ijambo nibakumvikana, executive yaje kubasaba yuko basohoka hanze maze bajya kumvikanira mu muryango. Rero icyo kuvuga ngo turatanga ibitekerezo bagende muhaguruke pe mushaka ahantu mujye mugende mujye kubyumvikana. Sibyo? Aba bombi bagiye hagati yabo n'imiryango yabo nabwo rubura gica nibakumvikana buri umwe ajya mu muryango we. Umugabo aguma mu muryango we n'umugore aguma mu muryango we. Mu gihe aba bombi baje kugaruka mu murenge tuzi yuko twese bagiye gusezerana, ariko nagaruko byaje kugenda. Executive yabasabye yuko aba bari busezerane inyuma. Aba bombi nabwo byaje kubura gica. Executive asaba bari mwaho bose ko basohoka bajya hanze basigara ari babiri, n'itangazamakuru baradusohora. Dutegereje cyaje kuba nyuma. Turaza kubashingira ukwabo abandi ntazi. Kubanza kuvuganira. Nyuma gatonya yuko twese badusoye hanze ndetse nabo mu miryango yabo, aba bombi baje kumvikana. Gusa executive yaje kubemerera yuko bagomba kurahira ndetse bagomba kubishyiriraho umukono, ariko agenda bigisha mu ntambwe zigiye zitandukanye. Ubwo yabwiraga umugabo yuko atagomba gusiga umugore ndetse abwira n'umugore yuko atagomba gusiga umugabo, agomba kujya amufata agatoki gukandi ndetse naho bagiye. Gusa icyaje gutangaza benshi nuko ubwo umugore yagiye kurahirira ibi byombi bari bamaze kwemeranya uko bagomba kuvanga ivangamutungo, uyu mugore byaje kumunanira kurahira. Yagiye asubirishwamo kenshi kurahira ndetse avuga n'amazina y'umugabo adashaka kuyavuga, rimwe akayataruka ubundi akayavuga akibagirwa indahiro zimwe na zimwe zemewe n'amategeko. Aha byaje gufata umwanya munini. Executive aravuga yuko agomba kubarahiza cyangwa gusubirishamo umugore amufasha gusoma. Impamvu twabatindije wenda hari ibyo twari wenda kubasaka turi kumwe, hari ibyo twari tukiganira nabo ariko tumva batangira bakagenda. Yewe
Ndahimana Jean de Dieu maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranye nemeye ndagahato ko wowe Mutegere Delphine mbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva ibyo amategeko njyewe Mutegere Delphine maze kumva uko amategeko njyewe Mutegere Delphine maze kumva icyo amategeko njyewe kandi wumve ko ugomba kurahira neza nk'umuntu ugiye kubyemera sibyo ra umuntu uvuga ngo ugiye kubyemera ugomba kugira gute kubirahirira neza ngaho tani njyewe Mutegere Delphine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe umbera umugabo igeze shyiraho izina tangira njyewe Mutegere Delphine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ko Ngendahimana Jean de Dieu nta gahato Imana yanjye nemeye nta gahato ko wowe Ngendahimana Jean de Dieu umbera umugabo tukazabana uko twabyemeye nemeye nta gahato ubatangira ndetse kandi Delphine ukuboko banza ushire impumu urumva cyangwa ubanza ubyitegereze ubanza ubisome kwanza ubicishemo amaso nurangiza kubicishamo amaso nurangiza usome neza kandi usome ku ruhande rwawe rwose nta kibazo kiri hano ntawe uri bugufate ntawe uri bugufunge ntawe uri bugufate tuza usoma ngaho uzabone neza ukuboko nk'umuntu nyine wumva ko ugiye kubyemera njyewe Mutegere Delphine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ko Ngendahimana Jean de Dieu nta gahato ko nemeye nta gahato ko wowe nemeye nta gahato ko zana gufasha zana njyewe Mutegere Delphine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ko nta gahato ko wowe umbera umugore yewe rero reka zana tugufashe njyewe Mutegere Delphine maze kumva none se agufatiye kuko utahabona maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ko nta gahato wowe nemeye nta gahato amata ikomeza kudutinza hano dutinze icyo gihagije Murgo ndakoze. njyewe Mutegere Delphine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nta gahato njyewe Mutegere Delphine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe umbera umugore none se twamubwiye ngo tugufashe aragira ngo dukore iki zana tugufashe ikintu akeneye bikabanza kirakubwira usubire njyewe amazina yawe Mutegere Delphine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Ngendahimana Jean de Dieu umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko
kuko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Muze musinga. Ni intumwa ya rubanda mu mujyi wa Kigali. Iyi yo ni Yawe TV mukomeje gukurikirana isaha ku yindi ndetse n'umunota ku wundi. Nitwa Emi Nyawe 2020 mu mujyi wa Kigali.